reka nizere kumeze neza aho uri hose, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nk'ibisanzwe ndaje ngo nkugezeho amakuru atandukanye hano kuri Rwanda Cinema, amakuru trending hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, n'ahandi uzajya uyasanga atari hano kuri Rwanda Cinema. Uwitwa Meddy cyangwa se Ngaho Meddy, muramizi ko mezi yatambutse yibarutse umwana mwiza rwose, umwana w'umukobwa amwita Ngaho Meddy. Ikigezweho rero Meddy tayari yatangaje amagambo bigaragaza ko we yifuza kwibyarira umwana wa kabiri. Numva ijwi ryanjye ritameze neza, ka gripe karanyatatse muri iyi minsi. Umugore wa Meddy bamwita Mimi, ku rubuga rwe rwa Instagram hari amagambo yatangaje, ngira ngo wumve witonze, uraboneraho no kumva andi umugabo we Meddy yamusubije muri comment. Mimi yagize ati, ni mu rurimi rw'icyongereza ariko turaza kugenekereza dushake uburyo tubishyira mu kinyarwanda. Umugore wa Meddy ariwe Mimi yagize ati, a life lived in love will never be dull. Life is patient and kind. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. What are you ready for? Ayo ngayo ni amagambo umugore wa Meddy Mimi yatangaje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Rero mu magambo ahennye yagize ati, ubuzima buri mu rukundo ntago bujya buzamo umwanda, ntabwo bushobora kuba ikintu kidafite agaciro. Ati urukundo ni ukwihangana kandi urukundo ntabwo rwirata. Ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo ukoze ibishobotse byose ukomeza urwo rukundo kugira ngo rube urwawe. Ntabwo rushobora kukubera ikintu kibi. Urukundo ntirwishimira gukora ikibi, ahubwo rwishimira gukora icyiza cyangwa se gukora ikintu giciye mu kuri. Arangiza asoza ati, what are you ready for? Ese ni iki witeguye? Ati witeguye iki? Meddy nawe muri comment ntiyatinze. Meddy yashimishije abantu benshi cyane. Meddy muri comment yashubije umugore we aramubwira ati, I'm ready for the second baby, cyangwa se ati niteguye umwana wa kabiri. Yashatse kuvuga ati kugukunda ndagukunda, ndetse nta kizambuza kugukunda, nzahora iteka ngukunda, gusa icyo niteguye aka kanya ni umwana wa kabiri. Ibintu rero byatangaje abantu benshi bibaza ati, ese Meddy ni joke? Ese ni ukuri? Cyangwa se Meddy ari tayari guhita yibyarira undi mwana wa kabiri? Murabizi ko abantu basa nk'abakuriye muri Amerika cyangwa se abantu bafite imico nk'iy'abazungu, uba usanga bakunda kwibyarira umwana umwe bagahita barekera. Cyane cyane abasitari bakunda kubikora. Nk'uko mubizi, umugore wa Meddy bamwita Mimi, murabizi ko ari umunyetiyopiya, kandi biranashoboka ko yaba yaranavukiye muri Amerika cyangwa agakurirayo. Ese nawe yiteguye guhita abyara umwana wa kabiri? I don't know. But Meddy nicyo ngicyo we yatangaje, n'iki yatangaje. Reka dutegereze rero turebe ibya Meddy ndetse na Mimi. Ikindi twabibutsa nuko Mimi
umwana acyuzuza ukwezi kumwe gusa yahise atangiye gukora imyitozo ajya muri gym. Wabonye ko mu mafoto ku rubuga rwe rwa Instagram umugore wa Meddy rwose asigaye ari kuri taye, asigaye ameze neza, wagira ngo amaze nk'imyaka 2 abyaye. Ni umugore ukunda siporo cyane, ndetse kugeza aya magingo Meddy ndetse na Mimi ntabwo barerekana ifoto y'umwana wabo. Gusa Mimi mu magambo yatangaje ko umwana wabo ari mwiza cyane, atangaza ko ari mwiza kumurusha ubwikuwe nk'inshuro 5. Reka tutegereze turebe rero, wenda igihe kizagira batwereke umukobwa wabo bavuga ko ari mwiza cyane, bamwita Ngaho. Murabibona rero ko umugore wa Meddy Mimi asigaye ameze neza cyane, ndetse yagaragaje ko akunda siporo cyane. Ahangaha rero murabibona ku ifoto ko yari kumwe n'umwana amutembereza. Yes, reka ngushimire rero gukomeza kubana natwe hano kuri Rwanda Cinema. Ibya Meddy ndetse na Mimi turahari kugira ngo tujye tukugezaho amakuru yabo yose atandukanye. Thank you so much. Rero Imana ikomeze kurinde, mwibutse gukora subscribe nimba utarabikora kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ni wa muhungu wanyu Seibi cyangwa se niyo mugabo Celestin. Imana ikomeze kurinde. Ciao ciao.